ikaze kandi nanone mu kiganiro The Gospel Vibe twizere ko indirimbo DJ Kato arimo arabagizeho zituje cyane zabanejejeje. Uyu munsi twabwiye ko topic yacu ivuga ngo ese urukundo nyarukundo ruracyabaho cyangwa urukundo nagahararo. Twavuze turimo turavuga na Papa Placide turavuga ese urukundo nyarukundo ubundi bisaba ko uba ufite rwa rukundo kuba ufite inshuti ukaba mu gihe runaka wayitangira cyangwa ukabavuga ko wayipfira. So dufite abatumirwa bacu uyu munsi, abo ngabo ni couple, akaba ari umuhungu n'umukobwa. Umukobwa akaba umuhungu yaragize ikibazo cy'uburwayi, umukobwa akitanga kuba yamuha impyiko. Navuga byinshi ariko turi kumwe nabo, reka bo bari butwibire byinshi bigiye bitandukanye. Reka tubakire babasuhuze, twaye ikaze. Mwaramutse neza. Muza muri microphone gato kugira ngo reka mwibwira abantu. Ndabanza. Reka ubaze. Nitwa Marilene Uwingabire. Hari ibindi birahagije. Amazina ni Uwingabire Marilene. Okay. Nitwa Jean Claude Muhire. Jean Claude Muhire. Nabonye nuze yanyu kunuza kuri TV runaka interview yanyu. Muhire yagize ikibazo cy'impyiko. Yego. Biba ngombwa ko hagomba kugira abantu bamwitangira. Uza muri abo ngabo bagomba kumwitangira. Yego. Tubwire wabitekereje gute? Nabitekereje gute? Zamura microphone. Ubusanzwe Muhire ni inshuti yanjye. Akaba n'umukunzi wanjye. Rero yararwaye, arwara turi kumwe, arwara mubona ko arwaye. Rero bigeza aho aremba kurushaho, bisaba ko ashaka umuntu umuhereza impyiko. Rero uko nari ndaho hafi nanjye mu barwaza, nanjye nemera ko impyiko ndani nyine njya kuri liste nk'abandi. Mbese ufata hari abandi bari bashaka kuzimuha? Yego. Bari bahari. Okay. Ufata umwanzuro uravuga uti ngewe nzemera bambage bankuremo inyama bayimuteremo. Ntabwo mvuga biguteye ubwoba. Kubaga uko ariko kose gutera ubwoba, ariko kubera situation yari arimo nabonaga ubwoba mfite gushaka kuba buri munsi yuko ahagaze. Rero ndavuga ikiruta byose nyine ni ukwitanga kugira ngo ibyo bitoya byambaho nk'ababara ariko bigakiza ububabare bwinshi afite. Nicyo cyandeye ko haje. Umva wiwa hilo kabisa. Mumaze igihe kigari kimukundana mwinjiye muri relationship? Tumaze twatangiye 2014. No, c'est vrai 2014. Okay, reka kwanza icyo kibaze Muhire kugira ngo muri wowe kuri wowe ukuntu ubyumva uje wumva ngo umukobwa mukundana yemeye kwitangira ubuzima bwawe nawe kugira ngo atange ubwe, wabyakiriye gute? Ni igikorwa kidasanzwe kuko cyatunguye abantu kuba ukundana n'umuntu mugahuza amaraso, mugahuza groupe sange, mugahuza ibizamini byose bisabwa kugira ngo nyine aguhe impyiko. Ni ikintu nge nishimiye ubwanjye, ariko nanone turimo no mu kiganiro cy'iyobokamana ni ibintu Imana yagizemo uruhare. Kubera ko ntabwo ushobora kuba ufite n'umugore mwashakanye mwasezeranye ariko nimuhuza amaraso cyangwa nimuhuza ibindi bizamini bakoze. Ni ubuhamya rero bwiza n'abantu bishimiye nk'uko mwabivuze, ariko nanone nirengagije ko Marilene nawe yitanze kuko ni umuntu tutarasezerana mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa tutanabana mu buryo bwemewe n'amategeko. Kuba byo twarabaye inshuti hanyuma hakazamo n'ikintu cyo kwitangirana, ni ibintu abantu bagombye kwigiramo ko umuntu ashobora gutanga urugingo akarundi, dukuraho n'urujijo ko abantu bagira ikibazo cy'impyiko bashobora kuzihabwa n'abavandimwe babo abavukanye gusa. Ahubwo ni igikorwa gishobora gukorwa na buri wese, ariko mu gihe yujuje ibisabwa n'abaganga ndetse akaba anahuje n'amaraso n'ukeneye ubwo bufasha bwo guhabwa urugingo. Murakoze. Wumva utewe ishema ringana iki no kuba wumva utunze impyiko z'umusheri wawe? Sinzi wenda niba ushaka nka pourcentage cyangwa umusanzu w'ibyiyumviro byawe. Numva narabaye mushya kubera ko narwaye impyiko ku kigero cya gatanu cyangwa icya nyuma. Icyo gihe
umuntu aba afite impyiko zikora munsi ya 15%, kandi akagira n'ibindi bintu n'izindi ndwara zitandukanye, umuvuduko w'amaraso, anemi, kubura amaraso, ibihaha, guhumeka nabi, ngo ibyo bintu byose byaragiye. Hanyuma bimaze no kugenda n'ikibazo cy'impyiko nari mfite nacyo kiragenda. Rero numva mfite umunezero ndetse n'ibyishimo bidasanzwe, kubera ko iyo marina natabaho urumva ntabwo nari kuba ndiho muri minsi nanjye niba ariko nabivuga. Amaze kuguha impyiko uwo muntu usanzwe umukunda, byabonye ku kigero byari biriho cyangwa hari ukuntu byiyongereye kumukunda cyane? subwo ari nkawe byariyongereye bensiri, kubera ko mu buryo bwumvikana urumva twakundanaga nk'abantu bataritangirana ku kigero kigezeho umwe awundi ubuzima bwe, ariko bimaze no kuba na mbere yaho, mbere y'uko tunabagwa urumva twavuye muri CHK tujya kwivuza mu Misiri, turabana muri ubwo burwayi bwose. Ni umuntu wagiye amba hafi cyane, kubera ko twavuriwe hanze mu gihugu cya Misiri mu mujyi wa Cairo. Ni ibintu rero byanshimishije cyane, kubera ko uretse no kwivuza no gukira n'ibindi bibazo byinshi twaciyemo, nabyo ari n'ubuhamya abantu bashobora kwigiramo cyane. Marire mwana urukundo ufite reka nkubwire urukundo Marire afite ntirubaho, reka vuge ngo ntirubaho. Ushobora kuba rubaho ariko ntirusanzwe, rubaho kuri we, mbese ni nka 1%. Uziko ushobora kuba ufite n'umugabo umwana asezeranye gutya mu nzu, bikaba ngombwa ko mwitangira ugasanga uravuze uti ntabwo bivamo, ariko we warifashe uravuga uti nubwo tutarashakana. Ubundi umuntu batarashakana ngo ube wamwambika impeta mujye mu rugo, uba ukiri muri petetre ariko kavuga uti ugomba kumwitangira. Muri wowe urwo rukundo ufite iyo urimo kugenda urarureba ukumva ufite imana idasanzwe, cyangwa ubifata nk'ibintu bisanzwe? Mbo hari ikintu kimwe, mbo wenda nta nubwo ari ubu bwonyine nabivuga, kwitanga ntabwo bisaba ngo witangire ukunda wenyine. Mbo niyo haba ari umwana ntazi cyangwa se undi muntu ntazi, buriya urukundo ntabwo ari urw'abakundana bateganya kubana gusa, urukundo ruri muri kamere muntu. Rero ntekereza ko apart yo kuba wenda narahuye na Muhire ari ukeneye ubwo bufasha, akaba wemereza impyiko, nizera ko niyo haba undi muntu utari Muhire ukeneye, wari kuba akeneye wenda impyiko cyangwa wari kuba akeneye ubwo bufasha, nari kubumuha. Kuko ntekereza ko gukunda ntabwo ukunda umusheri wawe cyangwa se uwo muzabana n'ubundi umusangiza ibyo warusanganywe. Rero ntabwo ni ukuvuga ngo ni impano ikurimo yo kuba wakwitangira umuntu uwo ari we wese. Ufite impano nziza kandi niyo cyifuriza buri wese gutanga, atari ugutanga kuko ari sheri wawe, gufasha nyine gufasha kubera ko muri wowe bikurimo, gukunda kubera ko muri wowe bikurimo. Gukunda ni iki mbere na mbere muri wowe, then wamara gukunda ugakunda umusheri wawe, ugakunda umwana wawe, ugakunda umuvandimwe wawe, ugakunda buri wese. Niseka nkubaze ababyeyi, famiye, umuryango babyakiriye gute kumva ngo umwana wacu, umufamiliye wacu agiye gutanga imwe mu nyama ze? Babyakiriye gute? Bo mbere papa na mama nta kibazo bagize, ndanabashimira cyane. N'umuryango mbamo, grandma na grandpa ndabashimira cyane, kuko ni abantu nyine banyumvise. Yego ni igikorwa cyari giteye ubwoba, ariko ubwoba ntago buruta gusenga, ntago buruta igikorwa. Umuntu wawe avukubwiye ngo ngiye ku rugamba, kuko uzi ko haba ari amasasu, ugira ubwo atashobora gupfirayo, ariko ntumubuza kujyayo, kwa kubuteganya ko icyo agiye gutabara kiruta urwo rugamba ruruta kumugumana. Rero nabo babonaga urugamba ngiyeho, bantera inkunga y'amasengesho, inkunga yo kutacika intege. Rero birgenda neza, baranshyigikiye kandi ndabashimira cyane cyane bikuye ku mutima. Ababyeyi bawe rero ushaka kuba impano ufite rimwe mu z'ababyeyi bawe, kuko nzi ko hari ababyeyi batakwemera icyo kintu, kuvuga ngo ahubwo urukundo ufite ababyeyi nabo bararufite. Reka nitabiye telefone, wenda ashobora ko wenda ari umuntu ufite ikintu ashaka kubabwira.
TV One alo mwaramutse neza ariko ntabwo ndi gushaka ko musa kuri televiziyo nshaka kuvugana yaho ntabwo utakugenda rayo icyo ushaka kutubwira niba ari televiziyo nshaka ngo bite bitambuka kuri televiziyo ni igitekerezo nashaka kubaha ubwo uraza kukitubwira nyuma niba udashaka kubitambuka so umuhire tubwire mu rugendo rwawe rw'uburwayi warivuje urakira bigenda neza tubwire neza ukuntu byagenze nagize ikibazo cy'impyiko kuva kera ariko mbimenya mu ntangiriro za 2019 kuko natangiye kurwara kugira ibimenyetso bikabije muri 2018 mu mpera hanyuma mu kwa kabiri kwa 2019 nibwo namenye ko ndwaye impyiko zombi icyo gihe zari ku kigero cya 4 hanyuma muganga wankurikiranaga mu bitaro bikuru bya Kigali byitwa CHK niwe wansabye ko nakomeza kujya mujya kumureba buri kwezi nkakurikiza amarandevu ye hanyuma agakomeza kumfasha nyine icyo gihe rero nakomeje gukurikiza amarandevu ariko rimwe na rimwe nkajya ngira n'uburwayi bukabije nkajya mu cyumba cy'indembe muri CHK hitwa muri urgence hanyuma rero umwaka ushize nibwo byakomeye cyane kuva ku nyuma y'iminsi bicubunane bubaye njya muri urgence nanone hanyuma biba ngombwa ko bansubirishamo ibizamini ngiye gukora rero ikizamini kigaragaza uko impyiko zimeze basanga noneho ndi ku cyiciro cya nyuma ndumva abantu benshi barimo guhamagara reka tubanze twumve telefone wasanga ari ubutumwa bwanyu uraza gukomerezaho nagiye nanga kubitaba cyane ariko reka mbitabe TV One alo mwaramutse muri bande muherereye he mwaramutse muri bande mwaramutse turi kubumva cyane rwose mutubwire muri bande nitwa Aime wa Maria mu Gitega yego Aime turi kukumva cyane kuri ikiganiro ni cyiza mushyizeho cyerekeye ku rukundo turabumva iki kiganiro ni cyiza cyane cyerekeye ku rukundo mushyizeho yego kuko abantu barabikeneye kubyumva kuko urukundo nirwo rwavuze cyane muri iki gihe cyane ko nabonye ko hari ikiganiro cyerekeye kuri gospel ariko hari ikintu nshaka kubabwiraho urukundo n'ubumuntu ni ibintu bibiri bitandukanye yego ni ukuvuga ngo ubumuntu ni ibintu muri rusange wowe ufite n'undi wese afite noneho hakaba hari n'abantu batakigira ubumuntu noneho hakabaho n'urukundo rero ushobora gukunda isi yose muri rusange cyangwa se ugakunda umuntu umwe wenyine ubwo rero bwo gukunda umuntu umwe cyangwa ikintu kimwe nibwo abantu bataramenya gutandukanya ubumuntu n'urukundo se n'iki yego n'iki kiganiro cy'aba bantu mwatumiye pe nubwo giciyemo hagati uwo mukobwa afite ubumuntu birarenze njye nasheshe urumeza yego muri make rero ntatinze n'abandi batanga ibitekerezo urukundo n'ubumuntu nibyo bintu bitandukanye hakenewe ikintu cyitwa ubumuntu ubumuntu bwamara kuboneka muri twebwe hakabona kwiyongeraho urukundo yego nawe urakoze ni ukuvuga ngo Marire niwe icyo afite n'ubumuntu bwiyongera ku rukundo ubumuntu bwiyongereyeho urukundo kuko hari igihe ufite ubundi ashobora kuba afite umuntu ariko ntagira urukundo waba ko bibaho yabibaho bibaho iyo kugira urukundo ngakunda umuntu umwe nkaba ntanamubwira ariko abandi ntababwira nuko bimeze urakoze cyane Imana iguhe umugisha muhire komeza utubwire ku rugendo hanyuma rero ubwo mu kwezi kwa kabiri nibwo navuye muri urgence hanyuma nsubira mu rugo nyine Marire icyo gihe cyose twabaga turi kumwe iyo nabajyaga ku bitaro hanyuma mu kwa gatatu corona igera mu Rwanda
kwivuza byari bigoye murabizi ko twahise tujya muri lockdown noneho kubera ko navi mfite ikibazo cyo guhumeka nabi akenshi iyo najyaga kwa muganga nabyo byarangoraga kubera ko iyo urwaye impyiko ufite n'ikibazo cy'ibihaha niyo utereye metero ebyiri urahagira cyane so rero urumva kandi ahantu nari niyo byasabaga ko nsa nk'uterera ubwo rero noneho muganga arambwira ati uri ku kigero cya nyuma ugomba gukora uburyo ujya kwivuza kubera ko ibipimo byawe bimeze nabi kandi wikeneye kubagwa nyine ugasimbuza impyiko ugashaka umuntu uguha impyiko ugashaka amafaranga ugashaka ibitaro ukajya no kwivuza nibwo rero twashakije ubufasha dukoresha uburyo bwo gukusanya inkunga ariyo twakoze fundraising kuri GoFundMe hanyuma inkunga turayibona twayibonye mu kwa gatandatu ariko kugenda nabyo biba ikibazo kubera ko imipaka yari ifunze n'ingendo zitemewe rimwe na rimwe hanyuma rero tujya kwivuza mu kwa 10 urumva twabonye amafaranga tujya kwivuza mu kwa 10 nyuma y'amezi 4 nabwo ayo mafaranga hari ayo twakomeje gukoresha kubera ko iyo umuntu arwaye nyine afite ibibazo n'ibinini byinshi buri munsi binahenze nabyo hanyuma rero tuza kugira amahirwe tubona ibitaro mu Misiri twashakishije mu bihugu byinshi birenga nka 5 ariko biratwangira batubwira ko bari kwita ku barwayi cyane ba covid cyangwa ahandi bakaduca amafaranga menshi ubwo rero tugiye kwivuza mu kwa 10 nabwo tujya mu gihugu cya Misiri nabwo urugendo ntabwo rwari rworoshye kubera ko mu Misiri buriya bavuga icyarabu cyane kandi twebwe tuvuga igifaransa n'icyongereza n'ikinyarwanda hanyuma rero tuza kugira amahirwe abaganga baratuvura twagezeho ku itariki 21 z'ukwa 10 abantu b'amatelefoni barankubita ntacyo reka araza gukomeza badwitabe noneho naritaba uno muntu kuko ndabona tugiye mu ndabizi abantu bafite ibintu byo kubabwira ni benshi ntabwo twaza kuvuga muhi ikintu nashakaga wenda kugira ngo urase ku ntego warivuje bigenda neza muva mu Misiri bakuvujije urakira ariko numvise uvuga hari imiti ugomba kuzajya unywa mu bihe byawe byose byo kubaho tubwire kubw'ibyo ngibyo kamanze nitabo uyu nguyu wenda uhite utubwira kubyerekeranye n'imiti arakubye hari wabuze ko hari imiti bakwandikiye ugomba kuzajya unywa buri gihe kandi ni imiti mu Rwanda ntayihari ntabwo ari cyo nyine abantu bose bagize ikibazo cyo guhabwa impyiko hari imiti bagomba guhora banywa ariko kubera ibihugu byinshi wenda bitandukanye abantu baba bagiyemo rimwe na rimwe iyo miti bitandukanye ngewe aho navuriwe bambwiye ko ari Munyarwanda wa mbere babaze ubwo rero hari imiti 3 ngomba guhoranywa itaboneka hano mu gihugu cyacu bisaba ko nyitumiza nyine aho bamvuye akaba ari imiti rero inahenze kubera ko ni imiti isaba ubushobozi ariko nanone igasaba ko n'umuntu ahora yinywa ntabwo ari imiti myinshi urumva ni ibinini 3 bitandukanye ni imiti 3 nyine hanyuma rero bisaba ko umuntu nyine ahora abifite kuko iyo utayifite igufasha gustabiliza impyiko wahawe iyo utayifite rero agacira iminsi mike uyifite operation ishobora gufailing impyiko wahawe ishobora kugira ikibazo niyo mpamvu rero twabibwiye abantu tunasaba ko abafite nk'icyo badufasha mu kuyibona bashobora kutugerera ubufasha cyane ko turi no mu bihe bya covid nta nubwo turemererwa gusubira mu kazi kubera ko nubwo nabazwe nakize ariko abaganga bansabye ko nkomeza kwiyitaho byibuze amezi 3 hashize 2 ko twabazwe mu kwa 12 ku itariki 30 z'ukwa 11 ndongera mbagwa ku itariki 21 z'ukwa 12 ko nabazwe kabiri nibansabye rero ko ngira igihe kinini cyo kuruhuka mbere yuko nakongera gusubira mu kazi kanze nyumve uyu ngowe Hello? Oui, mwaramutse neza? Oui, turabumva. TV1 turabumva. Muri bande? Liliane uherereye he? Yego. Lilia. Mana yanjye. Arakoze cyane. Muhi iyo miti igurwa iri ku gipimo cy'amafaranga angana gute kuko urumva ni imiti ufata buri munsi kandi uzayifata mu bihe byawe byose byo kubaho.
igura gute, iri ku gaciro kangana gute? tuyigura amafaranga agera hafi ku 500, ariko uko umuntu agenda yinywa bagenda bagabanya, kubera ko urumva hari niyo nanyweye intera allergie hano mu maso, hanyuma muganga agenda agabanya. Ayo ni amafaranga dutanga muri ino minsi, ariko ashobora kuzagenda agabanuka bitewe n'uko muganga abona nyine ibipimo bimeze, kuko hari n'ibindi bizamini nkora nkereka muganga nyine bigaragaza uko impyiko nahawe imeze, ariko kuri ubu nayo ngaho turi gutanga, kandi bigenda bigabanuka bitewe nyine n'uko igihe kigenda gishira, ariko muganga nyine agusaba gukomeza kuyinywa no kwinywera ku masaha. Abantu ba telefone bihangane ntabwo ndi bubafate kuko iki cyatugendanye. Reka atubwire, reka ubwire abantu bafite ubumuntu nkuko uriya muntu yavuze, hari umuntu hari n'urukundo, utange nimero zawe. Umuntu wumva akozweho afite, kuko 500 bya buri kwezi ntabwo ari amafaranga yoroshye, mu mezi 2 aba ari miliyoni, kandi wica uri mu rugo utarimo no gukora, na amafaranga umuntu wari wese atapfa kubona. Wenda nimba ari umuntu udukurikiye akaba agifite ubumuntu afite n'urukundo, reka utange nimero zawe. Umuntu wumva akozweho wenda kumva ashatse kukoherereza, cyangwa akavuga ati nimero zawe nazibonye, ishobora kugufasha mu kintu runaka, cyangwa akaguza n'abagufasha abashe kuba bagufasha. Urakoze. Nimero yanjye ni 0783 232 420. Reka uzisubiremo witonze kumwanya n'azandika vuga ngo uragenda gake kugira ngo kwanza abantu nibanze bafata ama telefone. Reka banze fata ingiyi numva. Hello TV1. Hello. Oui, mwaramutse neza. Yego, muri bande? Yes, ni TV1. Nazo nitwa Madeleine. Bagiraga ngo mube mwaduhaye imbere umuntu afite ikintu yabasha gutanga, mube mwaduha nimero twandikishaho. Yewe ba Marilene bose disi bagira ubumuntu, reka ze umuhire aze azibaye. Undi muntu utarafata telefone nagire vuba muzifate vuba, muzitange gakeya. Dushimira abakunzi ba TV1 Marilene n'abandi bahamagaye. Nimero yanjye reka nyisubiremo, ni 0783 232 24 20. Ongera uzisubiremo. 0783 420. Ongera uzisubiremo bongere bazandike. Ni 0 umwe kabiri. 0 karindwi 8 gatatu 2 gatatu 2 4 2 0. Placide uzandika ahantu nituza kurangiza ikiganiro turongera tuzimentioning. Reka numva uyu nguyu we icyari kugana ku musozo. TV1. Allo. Mwaramutse neza. Muri bande muherereye he? Yego Emi. Witura kumva Emi. Witura kumva. Ego. Nawe urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Reka tubaze muhire nimba hari nimero ya Tigo. Ntabwo nkoresha Tigo, ariko iriya nimero twatanze ya MTN banyandikiye, hari Airtel mfite, ntabwo nibuka imibare yayo ko nyikoresha kuri WhatsApp. Banyandikira kuri iriya nimero ya MTN iri kuri WhatsApp, hanyuma nkabahindi. Urakoze cyane rwose. Mana we umva rero igihe cyatugendera, kandi dufite byinshi byo kubaza, ariko hari akabazo kanyuma nshaka kubaza buri muntu umwe noneho tugana ku musozo tukabasezerera. Marire, ikibazo ngiye kubabaza ntabwo ari byo mbifuriza kuko byanambabaza.
hagize nk'ikintu kiba kuko umuntu ntawe uzi igeno ry'Imana, burya buri kintu cyose ni igeno ry'Imana, ukumva wenda bibaye ngombwa ko utabana na Muhire, wabyakira gute? Wahaye impyiko bwa mbere nababara pe kuko ntabwo ari byo nifuza, ariko bwa kabiri nasingiriza Imana iby'ingeneye kuko ntabwo muri iyi si twemerewe kwihambira ku kintu na kimwe. Rero ubwo mu minsi iri imbere ibyo Imana yangeneye nabyishimira, byambabaza, nsabwa kubyakira kandi nyuma nkabisingiriza Imana. Rero nicyo ngicyo nakora. Ikindi cya kabiri, kubera ko nta muntu wigira, nagisha inama, umutimanama nkagisha inama, ngasenga, nkabwira Bikira Mariya akamfasha rwose kubirenga kuko niwe wanyuze muri byinshi arabirenga. Rero bibaye bwa mbere nababara, ariko narwana intambara yo kwakira no gusingiriza Imana mu buzima yama nyuma yaho. TV1 alo nari namuniganye ijambo hari menya mufashe yivumbuye. Muhire dusoza, funga amaso yawe. Nawe funga amaso yawe. Okay. Ku munsi wa Saint Valentin kamere kuri Muhire, uratekereza igihe mumaze mukundana, numvise ari imyaka itari mikeya, imbere y'abakunzi ba TV1 bose babumva, bose babateze amatwi. Muhire, gira ikintu, ijambo ugenera umukunzi wawe kuri uyu munsi, iryo uri gutekereza mu gihe ufunze amaso. ijambo rihari ni rimwe. Yego. Mariya ni uw'agaciro kuri njye. Uyu bimubwire uw'agaciro kuri njye, ntiwivugira njyewe ko kwanza nagira nakureba mubikire murebane. Abantu bari kuduhamagara mu ihangano ibyo bintu ntabwo twabivuga dusinziriye. Twagiye mureba mu buryo umubwira rero uw'agaciro. Marlene, zamura mikrofone abantu bakumva. Iki ijambo mugenera ku munsi wa Saint Valentin. Ndamukunda Muhire, ndagukunda kandi nifuza kugumana nawe mu buzima buri imbere. Murakoze. Njyewe ikintu nashakaga kubisabira abantu baduhamagaye mwihangane, niba gukenera nimero turageza kuzibaha inbox. Njyewe ikintu ndi kubifuzaho ni mumva muzaze kudutumira njyewe nimupanga ubukwe, nzaba mburimo, nimutanadutumira twe tuzitumira mu bantu 30 tuzaza abanyamakuru tukabemereye kuzaba DJ. Murakoze cyane, iyo ntwererano turayakiriye. Reka niba ufite ikintu kikuri ku mutima mu masegonda make, nawe ufite ikintu kikuri ku mutima umugira abantu mubasezera. Murakoze kandi nihereho no gushimira by'umwihariko itangazamakuru muri rusange, kuko abantu bamenye inkuru yanjye kubera gukoresha imbuga nkoranyambaga, ariko biciye mu bitangazamakuru bitandukanye, mbere yo kuvurwa n'ubu nyuma yo kuvurwa. Ubundi imbere yaho twirinze kujya mu itangazamakuru cyane kubera ko nari nanarwaye ntabasha kujya gukora ibintu byinshi, ariko ubwo umuntu yakize nkeka ko ari ubuhamya bwafasha n'abandi. Hari abantu barwara bakabura inkunga, hari abarwara bakabura impyiko, hari abarwara indwara zidakira bakiheba. Wagira ngo tubwire abantu ko nubwo umuntu ashobora kugera ahakomeye, ariko Imana ibigiramo uruhare akaba yakira, ndetse ikagira n'uburyo ibikora igacisha mu bantu. By'umwihariko rero turashima abantu batubaye hafi mu burwayi, abadufashije, abadusengeye n'abakomeza kutuzirikana. Imana bose bahumugisha. Murakoze. Yavuze ngo nitwa Chantal, ngewe rwose mumbwire uwo mukobwa ngo uri intwari, n'ukuri Imana izaguhe ijuru, agusaba ijuru. Murakoze cyane, tuzarihuriremo. Bona Teresa gusubiza nawe babwira ijambo ryawe. Ngewe ijambo mvuga, ndashimira Imana n'abantu muri rusange, ariko cyane cyane ndabasaba ibintu bitatu. Yego. Icya mbere ni ugukunda tutizigama. Ikindi cya kabiri kurushaho gusenga no kuba intwari mu byo turimo. Ikindi cya gatatu ni ukutabika inzika y'urukundo, ko urukundo nta nzika rugira. Rero ndabizi hari abantu bahura na deception mu rukundo, hari abantu babihebye, ariko
mujye mubabarira muzibukire mu bituma umurongo imbere kuko iyo ukomeje kubika ko utakunzwe utakaza urukundo muri wowe nta gukunda rero abantu abakobwa n'abasore bababajwe n'abakunzi babo abo bizeraga ndabasaba ikintu kimwe gikomeye mubababarire kuko nimubababarira nibwo muzabona aba bakunda kurushaho natwe ntabwo twakundanye twenyine twarakundanye hakaza abandi bikanga nyuma wamubabarira wakomeza urugendo ukabona uwo ukunda koko cyangwa ukwiriye kugukunda koko rero ndabasabye rwose abanyumva kuri uyu munsi w'abakundanye mubabarire ababababaje kugira ngo mubashe gukunda abari imbere yanyu murakoze umva ngiye mbwira abantu mwese mudukurikiye ngo mugiye ikintu ngiye kubasaba inkunga y'amasengesho nifuza kuzabona Marirene na Muhire rwose barambikanye impeta babana mu rugo rwabo kuko ni umugisha cyane satani ntazabyivangemo nimero ya Muhire yatanze turaza kongera tuze kwisubiramo umuntu wumva afite ubumuntu urumva imiti 500 buri kwezi Muhire kandi akicaye atarabasha kujya ku kazi ntago ari amafaranga n'umuntu ukora yapfa kubona ariko hamwe natwe no gufatanya na rwa rukundo na bwa umuntu byose birashoboka ngo umwanzi harya ngo ubiki ngo ni ibiki ikintu kijyanye n'ibiki cyagara kumenya amasaha ariko Valente we witegura mbere y'kusoma uri kwimvute kano kanya umva reka nkubwiye hari ibintu ureba ugahita uvuga uti nijuru Imana ndumva izana ritwiye hari ibintu ndi kumva ndumva navuga ngo sheke mbete sheke wagiye mu mwuka reka dusome ijambo ry'Imana tugana ku musozo turasoma mu Bakorino ba mbere ibice 13 turagiza wenda ku murongo wa 8 umutwe w'amagambo uravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singire urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singire urukundo ntacyo mba ndicyo kandi nubwo ntatanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo nkwikwe ariko singire urukundo ntacyo byamarira urukundo rurihangana rukagira neza urukundo ntirugira ishyari urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ibibi ku bantu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri mwakire neza ijambo ry'Imana dushima Imana amen so rero turabwira ngo mwabwe bakurikiye ikiganiro turabakunda cyane abantu tutasomye ubutumwa bwanyu abantu tutakire n'amatelefone mwihangane ariko abantu bakeneye nimero za Muhire urazifite ngo uzisubiremo ego nimero za Muhire ndazifite hano hari umuntu uri wanditse message yihangane cyane Dijeke tunabavuga akajambo kanya mu gihe murashaka nimero za Muhire actually nanjye ndimo ndavuga umunsi mwiza ku bantu wabakundanye sibyo bose urakundana yego nawe ndakundana Valentina ntabwo araboneka ariko ufite urukundo showa sawa so umunsi mwiza wabakundanye kandi mugume mu rugo mwubahiriza amategeko n'amabwiriza mudatuma tontogire tonto wacu hano hari umuvandimwe na kamesaje mbonye ntasiga aza kumwaramutsa ijambo ry'Imana nifuzaga kubagezaho mwanyemera nkabahamagara umuntu ubanditse gutya ngo ijambo ry'Imana afite aba ari umuntu ukaze aze kuguhamagara kuri no telefone n'ubundi turaza kumwitaba nyuma y'ikiganiro noneho niba afite igihe ijambo ry'Imana tuzamutumira aze aritubwire ariko ubwo ntago byashoboka nimero ni 078 kabisubiremo 078 ugisubiramo 078 32 nanone 32 nanone 42 0 ngongera uzivuga 078 078 32 32 42 0 oui oui
0832 byari kwereka mu kinyarwanda 078 078 32 ego 32 42 0 078323242 so umuntu ugifite ubumuntu ni ukuri inkunga yawe irakeneye kugira ngo uriya muvandimwe ajye abona imiti kandi bitamugoye turabakunda cyane tuzongere guhura ku cyumweru sambiriza mu gitondo cyane gospel vibe ariko tugiye gukora agashinguracumu mu masegonda make yatubyina ndashaka kubyina akantu turabakunda Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubishimira ariko urukundo mukomeze actually njye ikintu noneho ku bakunzi ba TV babandi mujya mumbwira ngo ndakina indirimbo sinzirangiza nizere ko noneho shayi munsi wose kigeze irangira kera ngaho shyiramo akaririmbo rero ukanyuma tubabwira ngo tuzongere gura ku cyumweru ketu zamara indirimbo dusezera abakunzi bacu